Icyuma ku rutare. Mu mpera z'ikinyejana cya gatandatu nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, i Maka mu mujyi wahanzwe na Aburahamu, aho Abisilamu bahurira mu kwezi kwa Ziruhija bakora umutambagiro mutagatifu, ababyeyi Abudulila na Mina bibarutse umugabo wabaye umuravumba muri iyi si nzima, Muhamadi. Bisa naho rwose uyu mugabo atazigera yibagirana kugeza ku ndunduro y'iyi si. Yavukiye mu muryango ukomeye cyane witwaga Abakurayishi, wategekaga agace k'iwabo kose kitwaga Rikamba. Wigeze wumva bavuga ko Muhamadi yavutse mu mwaka w'inzovu bikakuyobera? Tega amatwi neza. Mu mwaka wa 570 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, i Maka hagabwa igitero cy'ingabo zagenderaga ku nzovu ziturutse i Yamani. Zifuzaga guhangura ingoma y'Abakurayishi ngo zimike iyabo. Batarinjira neza i Maka, intashya ntabwo bamenye aho ziturutse. Ziraza zibaminjiramo amabuye, ntiharokoka n'umwe wo kubara inkuru. Habura amezi 6 cyangwa ane ngo Muhamadi avuke, papa we yaje gutabaruka, bibabaza sekuru wa Muhamadi cyane, ariko asubizwa ihumure nuko agiye kumusigira umuhungu mwiza umukomoka urukiryi, ari we Muhamadi. Nyuma y'uko Muhamadi avutse, nyina yaje kugira ingorane zo kubura amashereka, niko kujya kumushakira umubyeyi uzajya umwonsa mu cyimbo cye. Nyuma yo kwanga amashereka y'ababyeyi batari bake, Muhamadi yaje gukunda ibere ry'uwitwaga Halima, aba ari we umwonsa mu cyimbo cya nyina. Yamwonyeje guhera avutse kugeza ku myaka 4, Muhamadi asubizwa mama w'umubyara. Ku myaka 6 y'amavuko, mama wa Muhamadi yamujyanye gusura imva ya papa we, ariko ku bw'amahirwe make barimo baravayo, mama wa Muhamadi afatwa n'indwara imwicira mu nzira. Nuko Muhamadi abahindutse imfubyi ku babyeyi bose gutyo. Nyuma yo kuba imfubyi ku babyeyi bose, Muhamadi wari ufite imyaka 6 gusa y'amavuko, yajyanwe kurerwa kwa sekuru wa Abdul Muttalib. Muhamadi yakundaga sekuru we cyane, sekuru we nawe akamukundwa akaza nk'akana ke. Iyo sekuru wa Muhamadi yabaga atuje, yasasiraga ikirago umwuzukuru y'uruhande rwe kugira ngo Muhamadi yiyumvire n'amatwi y'icyo sekuru asiga avuze, kuko se wari kukimubwira yatabarutse Muhamadi agikesha ubuzima umukondo wa nyina, mbere ho amezi 6 cyangwa 4 ngo Muhamadi avuke. Bidateye kabiri, nyuma y'imyaka 2 gusa Muhamadi abana na sekuru we Abdul Muttalib, sekuru wa Muhamadi, nawe umutima wahagaze gutera asubizwa mu gitaka. Shishi itabona, Muhamadi yahise ajyanwa kurererwa kwa se wabo Abdul Talib. Uyu se wabo yari umucuruzi ukomeye cyane. Umunsi umwe Abu Talib, se wabo wa Muhamadi, yagiye muri Siriya y'ubu ku mpamvu z'ubucuruzi, yanga gusiga Muhamadi wari ukiri umwana muto ngo atagira ikibazo ahamusize. Icyo gihe melanine zaravuburaga kubera yuko cyari igihe ry'izuba ry'igikatu. Gusa nubwo byari bimeze bityo, izuba ntiryigeraga ritinyuka umunyamugisha Muhamadi ndetse n'itsinda bari bari kumwe ubwo berekezaga mu gihugu cya Siriya ku mpamvu z'ubucuruzi. Umunsi umwe umumoko yifuje gufata ifunguro ngo asangire na se wa Muhamadi. Binjiye mu nzu bajya gusana imibiri yabo, ariko Muhamadi asigara hanze. Gusa igitangaza cyarabaye. Cya gicu cyabarindaga izuba kuko bari bari kumwe n'uzaba intumwa y'Imana y'ibihe byose Muhamadi, cyasigaye hejuru ya nyiracyo, aho yari ahejejwe hanze n'abana b'abantu, ariko izuba rikomeza ryo kumutinya. Bageze mu nzu, wa mumoko yabasabye ko baha ikaze na Muhamadi akicarana nabo ku meza.
Akicara wa mumoko yabonye mu maso ha Muhamadi hadasanzwe, ashaka kumubaza ibibazo amurahiza ibigirwamana. Muhamadi amukuriragaho aho kari kari kuko atakoranaga n'ibigirwamana. Muhamadi yarerewe kwa se wabo imyaka 2. Ku myaka 10 y'amavuko, Muhamadi yabonye akazi ko kuragira amatungo, akabamo inyangamugayo kamuhesha imigisha myinshi itangaje. Rubanda rw'iyo minsi rwabonye ubupfura bwa Muhamadi, bamugira umuyobozi wabo, biherekezwa no kumuha akazina k'akabyiniro ka Amini cyangwa umwizerwa mu rw'iwacu. Ibi tuvuze ni nk'agatonyanga mu nyanja mu mateka y'umugabo Muhamadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Muhamadi wa nyawe muzamumenye ejo. Muhamadi arakomeye kurenza uko uri kunyumva wabitekereza. Muhamadi utarigeze ukandagira mu ishuri yewe habe n'ikiburamwaka, ni gute yahindutse icyogere mu nkuba mu isi yose, akayiyoboza inkoni y'icyuma cy'umuringa bene aka kageni? Nitwa Dushimimana Ozemi Mosa. Kora subscribe, like, share na comment, ejo uzaba uwa mbere mu kubona igice cya 2 cy'inkuru yacu. Mwagize neza gukurikirana Mosa Artist. Imana ibahaze imigisha.